ushaka ikibanza cya kadasitere kinini kiri ku muhanda gifite ibyangombwa byacyo nakikubone hano Nyarufunzo. Uyu muhanda rero niwo ukigana, gihera kuri iyo porotaye y'ubururu, urabona ko kiri ku muhanda. Ngicyo porotaye y'ubururu ngiyo, kikaza gutya. Ngicyo cyose gifite ibyangombwa byacyo, reka tuze tugitambagire. Ngicyo ni imbere. Iyo uvuye kuri aka gahanda rero wakabona akayira kanyura kuri iki kibanza. Iki kibanza twagitangiye, irembo warishyira aho ushaka, wacyubatse. Iki cya kibanza rero urabona yuko ari kinini kandi kirihagije. Icyo cyose kiri ku muhanda, akabonye rero n'akayira gahana imbibi, nako ni agahanda. Urabona ko abantu bajya hariya haruguru hari umuhanda uhagije wanyuramo imodoka. Reka turebe na ruguru yacyo. Ngiki urabona ko haruguru yacyo hari akandi kayira. Icyo rero cya kibanza nababwiraga kiri hano Nyarufunzo mu murenge wa Mageragere. Washaka icyangombwa cyayo kirahari, gifite icyangombwa cyihariye, kiragura makeya, miliyoni 16 zonyine. Ngayo nguko rero, wakumva agikunze kandi agishimye, amafaranga nayo ngayo. Kiri hano Nyarufunzo mu murenge wa Mageragere. Murakoze.